Hello family and friends, mumeze mute? Nizere ko mumeze neza, tubahaye ikaze kuri Muhoza Real Talk. Navuga mbere dusuye urisanga. Niba kandi usanzwe dukurikirana, tuguhaye ikaze dukunda abantu, niba w'abantu, ibyo ngibyo maze kubimenyera. Hanyuma rero ndashimira umuntu wese wakoze subscribe, umuntu wa likinze, abakunzi bacu mumwe mutwandikira mudusangiza inkuru, ikintu cyose uzi ko ukora mu rwego rwo supportinga Muhoza Real Talk. Turagushimiye cyane, wumve ko tugushimiye aho uri hose. Hanyuma rero uti noneho se ikikugenza niki kingenza ni story n'ubundi nkuko nza nkotera story mamwe mpaye story no munsi rero story no munsi twanje ari tugufi murabizi 10 minutes mba ndangije ntango nyandenzaho yabaye minshi kenzi akuno munsi rero akwa story kuno munsi nagahawe n'umuntu uri very special n'umuntu uri special n'umumama ndamushimira cyane. Hanyuma rero umubyeyi aragira ati yakundanye n'umutipe bisanzwe mba muri quartier ngo baratambuka gazi kajwigira abantu beza abantu nyine ubona ati twari beza tuberanye ariko prayer indi yaka n'ubu ngubu murebye ni mwiza cyane so hagire nyumva nabi abantu umuntu wese amwiza imbere y'umureba ubwo nyine ngiye nabonye ari mwiza. Hanyuma rero atufite umugabo w'umuntu ibabawe ku buryo natambukaga ahantu hose turi ni hugs high five dukoranaho dusuhuzanya nyine dukora ibintu ku buryo public imenya ko dukundanye ariko atari bya public no mu rugo dukundana amfasha ampa breakfast sometimes muri weekend akamfasha byandi by'abagabo usanga ati sinshobora guha umugore breakfast sinshobora gufasha umugore wapi ngiye yaramfashaga tukuzuzanya mbega ari couple nziza imeze neza. Hanyuma turabana umwaka wa mbere tunabyaramo umwana turangije kubyara umwana wa mbere haciyemo amezi 3 umugabo wanjye agira ikibazo intama ziramukandagira niba atarakora agomba kubivuga nyine ko nuko byagenze umugabo nyine yagize ikibazo ntiyongera gukora donc ntiyongera gukora activities z'umugabo mu yandi magambo. Ubwo rero ati ngumana nawe biri weird ariko nyine nuko nkuru mba nayihawe I have to say ukwiri. Umugabo ati biranga ngumana nawe ndamwegereza ndamuganiriza ndamuvugisha ati wapi kamwihanganisha akababara ndamubwira ati don't stress out ntantu nzajya I'm here for you ni ikibazo cyabaye kandi cyabaye tubana deja ntago nagutererana dufite umwana tuzarira uwo ati nkayimubwira ariko nkayimubwira numva nyine nanjye mbabaye cyane muri ngiye ariko nari ukuntu wababaye numva niwe ugomba kumva amagambo meza kurusha uko ngiye nayumva. Nuko ndangije ndamukomeza pe mba hafi ye muri ibyo bihe bitamworoheye atariko twagiye kwa muganga aravuga ati nukugerageza mukazajya mu bindi bihugu hanze igihugu murimo ati kubera ko biragaragara yuko uyu mugabo afite ikibazo gikomeye dushaka amafaranga ati ntacyo twari tubaye twayishatsemo twenyine nta n'umuntu tubwiye umugabo ajya hanze bazi ko ajya muri misiyo z'akazi kumbe agiye kwivuza agezeyo baramuvura barangije kumuvura baravuga ati biragoye ko bizongera gukunda ukongera ukaba active ati arababara cyane aza no mu rugo asanga nyine aza kumbwira ukuntu iki kibazo kimeze ko bitazakunda ko bigoye ati none mubabarire ati ngiye nshaka undi cyangwa se mwihangane mwemerere ko nzagumana nawe akose nkajya mucitinga kandi turi kumwe namwe ntabwo nzaguca inyuma turi kumwe kubera ko byabaye turi kumwe nta kibazo ndagumana nawe ngumana n'umugabo ati imyaka 8 yarashize nanjye umubiri unyemeza ko ngomba kumuca inyuma umva nta muta atari ngomba kumuca inyuma nkareba uko nabikora n'uburyo nabikora mu bunyoroheye ati bikangora abantu bakajya biruga bantuka ari famille ye direct ari inshuti ngo ntago ngo mbyara ngo kana kamwe ngo nta mugore urimo kuzishakira undi uri byara kana kamwe ati uzabivamo kumbe utazi ko ubwo utazabivamo ari ngiye wihanganye ufite umugabo ufite ikibazo ko nkabyihangana kandi tukabigira ibanga rikomeye aturabyihanganira kumara n'umugabo wanjye ariko byaje kuba ngombwa ko nayo bivuze ruguru biba ngombwa yuko nanjye muciye inyuma nsubirayo birangira mvuyeyo ntwite ntabwo nabishakaga ati byaranambabaje ati kandi cyane atari ko bimaze kuba umugabo namuje imbere ndamubwira
ko nasamye kandi mubwira ati ahari nta sinzi ukuntu abisobanura ariko byarancitse nyine mubwira nuko byagenze n'ibyabaye. Nuko rero ati akimara kumenya yuko namuciye inyuma yagize umujinya arivumbura atafata ibintu bye arasohoka araduta mu nzu aragenda. Arangije kuduta ngumana n'abana muri iyo nzu. Birambabaza ntiyavuga ikintu cyatumye agenda akabeshya abantu ngo ni akazi kenshi ntahari akomeza nyine akabeshya abantu ko nta kibazo yagize. Nuko ndangije njya kumusaba imbabazi ndamwinginga arankundira aragaruka mu rugo. Arangije kugaruka mu rugo duhita tugira ibanga ryo kubika ko wa mwana afite ari uwe. Ntabwo wa muntu namucaga inyuma ntabwo yari azi ko umugabo wanjye adakora. Ati ubwo rero ntabwo twigeze tubivuga twese tugumana umwana tuvuga ko ari uwacu nta muntu ageze umenya bageze ngo umwana wundi twabyaye tugumana na wa mwana. Atariko n'ikibazo cyabaye uyu mugabo n'ubu ngubu ntakora aracyameze ko akundi yari ameze. Atariko arababaza umwana wanjye aramucyurira amubwira nabi amucuritinga nabi ku buryo na mukuru we abibona. Ati nkabibona nkumva birambabaje nkumva naturika nkabivuga cyangwa nkumva nafite ukuntu ushaka kwiruhuramo nkumva biranyubeye. Atariko umwana wanjye arababara nkabibona nkabazwa n'amabanga ari behind abitse. Ariko nkavuga ati se ndamutse nditabye Imana uyu munsi wa none uyu mwana azasigarana nandi ko se amufashe gutya nabi ko mugaragariza urwango rwinshi mpari ndamutse ntahari uyu mwana yabarizwa he. Ati ubundi mbimenyereye mu bagore ko ari bo bakunda gusanga ari bo batesa abana batari ababo. Atariko njye umugabo niwe byabaye amfatiye umwana nabi kandi cyane. Ati none se nsohoke muri ino nzu ngende mvuge se ukuri ko biri kuba muri ino nzu ko mvuga uko biri nyine bamenye ko atari n'uwanjye ndamuka nitabye n'Imana base n'umuryango wanjye uzamenye uburyo bakwita ku mwana bamutabare. Ati byanyobeye ndikurira ko kujya kuvuga ibyo bintu nkumva ndisebeje nkareba imyaka mfite nkareba famille nshatsemo nkareba iwacu byose nabikurura nkumva birangoye ko nakwifata ngo mvuge ngo umwana si uwa hano kuri iki byashize imyaka ingana gutyo myinshi. Atariko kandi nkavuga se ndamutse nitabye Imana ko ibanga rizwi nawe wenyine uyu mwana akamufata nabi bingana gutya uyu mwana yazaba uwandi ndamutse nitabye Imana ku iminsi yo kuba umuntu ataba yize. Nuko ari mu mayira abiri arashaka naho ngaho hagati abivuge nyuma y'imyaka myinshi bingana gutya ari banga ribitse ridafite no gusohoka. Umugabo ntashaka ko expose ko adakora kandi ntashaka ko expose ko mwana umugore amuciye inyuma muzana bashaka kubigumana nkuko n'ubundi ari banga ryabonyine kuko uwo umugore amuciye inyuma nawe ntazi ko umugabo atabyara. Rero we azi yuko umwana n'ubundi ari umugabo we. Ati none se ikindi nintabivuga akaba ikintu cyatuma nitaba Imana uyu mwana nsize imusozi papa wafata nabi asura abandi kushirwe nta musure namubwira akambwira ati wimunyibutsa atako niko gahinda ngendana natekereza uburyo n'amagambo akakayakoresha kuri uwo mwana. Se ndamutse nitabye Imana uyu munsi uyu mwana ukuri yazagukura he uyu mwana yazambabara nyuma yuko yamenye ibyabaye. Ati nicyo ngicyo kibazo cyo ushaka ko mumfasha. Bakunze muhoza Real Talk iyo ni story y'uno munsi. Ese wowe ari wowe uyu ni umwana wawe inshuti yawe umuntu ukunda n'umuntu wawe ubwite wamugiriye ihe nama kandi tujye twibuka kubanza kwishyira mu mwanya w'umuntu mbere ko dutanga inama. Icyiza kirimo nuko ntabwo muzi nta nubwo namuvuze nta nubwo nashyize ifoto ye bivuze ko uri mu inama wakwiha utamujajenze. Wumvishe ushaka gutanga inama kuri group dufite group ya WhatsApp irangwa muri description aho hasi kuri link urangiza uklika kuri link ukinjiramo ugatanga igitekerezo cyawe ukigendera. Hanyuma byaba bikoroheye ukashyira kuri YouTube kuko bituma n'abandi bantu bafite ibibazo bisa nk'ibyo ngibyo babireberaho batari muri group. Murakoze cyane Nyagasani abarinde mugire amahoro kandi mukomeze kwiyitaho turabakunda bye.